Umunyarwenya, umusizi, umukinnyi wa filime ndetse n'izindi mpano zitandukanye wamenyekanye mu Rwanda nka Seburikoko, Papa Sava n'andi mazina atandukanye, ariko amazina ye bwite yitwa Niyitegeka Gratien. Kuri uyu wa mbere ku itariki 2 Gashyantare 2026 gitumiwe kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro Versus. Iki kiganiro gisanzwe ari icya Nzeyimana, gisanzwe gitumirwamo abasitari batandukanye, hanyuma bakavuga ibigwi byabo ndanatanga impanuro ku rubyiruko ndetse n'abakiri batoya. Rero Niyitegeka Gratien muri gahunda ye amaze iminsi gutegura cyangwa se gutegura umuhuro uri mu gihe kiri imbere, aho azaba yizihiza imyaka irenga 30 amaze muri sinema. Ari gutumira abantu batandukanye. Niyitegeka Gratien wavukiye mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, atangira akora umwuga w'ubwarimu nyuma y'uko arangije amashuri yiwe. Nyuma yaho rero yaje kuba akomereza mu mashuri atandukanye, aho yagiye yiga ibyerekeranye n'umuco n'ibindi bitandukanye. Niyitegeka Gratien rero yaje kuva mu mwuga we w'ubwarimu kubera impano yari irimo imurwaniramo yo gukina sinema, yisanga ari gukina sinema, aho yakoreraga amafaranga make cyane. Turi mu myaka ya za 2000. Hanyuma icyo gihe yaratangiye gukora muri sinema, gusa nta muntu n'umwe umuzi cyane yuko yaratangiye kujya akora ariko akundwa cyangwa se azwi n'abantu bamwegereye bya hafi. Nyuma yaho nibwo yaje gukinana n'uwo bita Kanyombya ndetse n'abandi batandukanye baje muri sinema ya mbere, hanyuma batangira gukorana. Gusa muri iyi myaka gucuruza sinema no kwitunganya ntabwo byabaga byoroshye, aho bakoraga ibintu bitandukanye byiganjemo kuba bazigurisha ku masede, ku mafurashi n'ibindi biri mu bintu byabagoraga cyane, bakabona n'amafaranga cyane, ubushobozi bwari buke cyane. Ibi ngibi byarabagoye cyane muri iyi myaka. Gusa mu myaka ya za 2010 abahanga mu gukoresha imbuga nkoranyambaga batangiye kumenya neza ko hashobora kuva umusaruro aho amafilime, hanyuma akarebwa n'abakunzi bayo cyangwa se ababakunda. Ubwo batangiye gushyira amafilime kuri YouTube, hanyuma mu myaka ya za 2015 batangira kubona ku mafaranga yo ku mbuga nkoranyambaga. Biri mu bintu byabateye imbaraga ndetse bibatera gukora cyane. Bagomeje kugaragaza urukundo rwa sinema ndetse batangira gushyira sinema y'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga mu myaka za 2018, aho batangiye gutwara ibihembo bitandukanye. Niyitegeka Gratien rero ari mu gasongero k'abantu bazamuye sinema nyarwanda. Uyu munsi wa none ikaba iri ku ruhando mpuzamahanga. Abakinnyi nyarwanda ba sinema bari mu batwara ibihembo mpuzamahanga. Twavuga yuko uwababimburiye ari Niyitegeka Gratien. Niyitegeka Gratien rero muri iyi minsi ya none ari kugenda agaragaza yuko amaze kugera ku rwego rwiza cyane, ndetse anagira inama urubyiruko cyangwa se abakiri bato gukura amaboko mu mifuka ndetse bakihangira imirimo, bagashaka icyo bakora kugira ngo biteze imbere. Mu kiganiro yagomeje agirana na Nzeyimana, urubyiruko cyangwa se abakiri batoya bafite igihe cyiza cyo gukora, kuko mu myaka ya kera byabaga bigoranye cyane gukora ndetse ukabihereza abantu, cyane yuko abantu bari bake mu gihugu kandi bikaba imbogamizi zikomeye cyane, by'umwihariko mu gucuruza sinema ndetse no kuzitunganya byagoraga abatari bake. Gusa none rero Niyitegeka Gratien umaze kugera ku rwego rushimishije, agiye kwizihiza igihe kigera ku myaka irenga 30 ari muri sinema. Mu magambo ye yakomeje agira ati: mu gutangira byarangoye cyane ndetse nakoreshaga ibikoresho biciriritse, biri mu bintu byanciye intege rimwe na rimwe nkumva nanabivamo. Gusa kudacika intege nicyo cya mbere, gukomeza ugatera intambwe igana imbere nibyo byiza kandi by'agaciro. Niyitegeka Gratien rero yagomeje gukora cyane, hanyuma guhera mu mwaka wa 2013 atangira kurya ku mafaranga y'imbuga nkoranyambaga, hakiyongeraho n'abafatanyabikorwa yamamarizaga muri iyo myaka. Nyuma yaho rero guhera mu mwaka wa 2020 nibwo amafaranga babona kuri izo mbuga bacuruzaho amafilime yabo yatangiye kwiyongera. Gusa akaba agomeje avuga yuko uyu munsi ataragera ku rwego rushimishije, akanasaba leta y'u Rwanda cyangwa se ababishinzwe kuzana ads cyangwa byamamazwa mu Rwanda, nyuma yuko mbere ya 2013 byari biri gukoreshwa cyangwa se byari bihari, nyuma biza guhagarikwa na YouTube, bikaba biri mu bintu byakomye mu nkokora abakreators cyangwa se abacuruza amafilime mu gihugu cy'u Rwanda. Yagomeje asaba minisiteri bifite mu nshingano ko byaba byiza bagaruye ads cyangwa se ibyamamazwa, biri mu bintu byatuma aba YouTubers cyane cyane abakoresha sinema cyangwa se abacuruza sinema byaborohera mu kubona umusaruro, cyane yuko yagomeje avuga yuko hari ibyo bashoyeho birangira batabigaruje cyangwa se babigaruza ugasanga nta nyungu na nke zirimo. Komeza ubane natwe hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Nimba uri mushyashya ukanda subscribe, uwo dusanga ari uruw'agaciro, aho tumaze kugira ariwo tubikesha. Nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.